mu by'ukuri abitaba Jeannette muri iki gihe ubona baruta ubwinshi abitaba Kagame, kuko no mu nama twajyagamo y'umwiherero ntabwo habaga harimo abantu bangana kuriya. Buriya rero igishimisha cyane ni uko nkanjye iyo nza kuba yenda nkiba nka hariya, ubwo yenda nanjye bakampamagaye nkajya hariya nk'uko ibingira hari. Noneho icyo ntagakoze kandi ntajya gukora yenda niyo nama kuyijyamo cyangwa no kujya mwirwa mvuga ngo nyakubahwa First Lady. Kirya ni ikintu giye umutima wanjye muri kamere yanjye yenda byakangoye gukora. Atari uko ntakubashye First Lady w'igihugu, ariko mbere na mbere ni ukwibaza uti harya legitimacy ya First Lady Jeannette Kagame kwicaza abantu bangana kuriya ayikura he? Iyo legitimacy ni iyi. Ko ngewe twari tunaziranye n'ubundi yashobora no kuntumira niwabo nkajyayo cyangwa tukajyana naho duhurira, ntabwo cyaba ari igitangaza, sino kuvuga ngo namusuzugura. Ariko kumamagara mu nama nk'iriya nakibaza ngo legitimacy ye yo ko yahamagaza inama nk'iriya ituruka he, ishingira kuki? Icyakabiri nakibajije, nakibaza ni legal framework y'iriya nama yakorewemo ni iyi. Legal framework y'inama nk'iriya ni iyi. Kubera iki? Harimo members of cabinet, ababaye muri cabinet n'abari mu bungu bose. Harimo ababaye abayobozi cyangwa ababaye muri parliament. Harimo abantu, harimo abacamanza, harimo abasirikare, harimo abantu bo muri security, harimo abanyamadini. Wakwibaza Jeannette legitimacy afite yo guhamagara abantu nk'abo ni iyi? Akabamarana iminsi 2 uhagurutse nyakubahwa First Lady, nyakubahwa First, iminsi 2. Icyo ni ikintu abanyarwanda bakwiye kwibazaho. Ariko noneho umuntu akavuga ati biriya byari bigamije iki cyangwa bigamije iki? Icya mbere ni optics ubwabyo cyangwa ishusho bishaka kugaragariza abanyarwanda. Cya mbere ni uko abanyarwanda bagomba kujya hariya bakabereka ko babateye ubwoba, ko bagomba kwitaba, bakitaba no mu bintu badakwiye kuba barimo. N'uwo muri gande uvuga n'abandi ndibwira ko ubabwiye uti muhitemwo ko bataza, bazaga hariya kubera ubwoba. Icya kabiri kigaragara ni ikintu cya repression, cyaho buri muntu wese yikandagira. Nicyo gihunga icyo ibingira yavugaga, kwicara hariya ukumva ko ukandamijwe uri hasi, noneho hasigaye ukicara aho ngaho bakakubwira amateshwa, ukemera umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri uraho wumva ubusa. Muri abantu bashaka gutekesha igituza cyangwa muri autocratic regimes zishakisha ikintu cyitwa co-option. Co-option ni ukuvuga ngo ukuntu ushobora gukoresha uburyo bwo kumva ko abantu bumva ko noneho wabafashe bari kumwe nawe. Iriya jambo rya First Lady no kugaragaza icyubahiro n'igitinyiro gikabije cyane, ni ukumva ko mbese abantu bumva ko yabafashe bugwate ko ari abantu be bakaba ari co-opted. Biriya mujya mwumva ko Kagame adahari ko n'inka zitakamwa. Buriya rero, buriya n'iriya co-option kugira ngo abantu bose co-opting, kuko harimo abantu bashaje bakuze bo mu myaka yacu, harimo abantu bo mu nzego zo hagati, harimo urubyiruko, mbese igihugu cyose kumva ko kigaragara ko noneho Jeannette yakifatiye. Ariko nuko iyo nama yamaze iminsi 2, Kagame ntabwo yari ahari muri iyo minsi 2. Yaje gusaje kuvuga ijambo. Iyo minsi 2 yakorwaga na Jeannette. Ni ukuvuga ngo iki? Kagame yari mu kiruhuko, Jeannette arimo kuyobora igihugu. Ejo nazaba atanariho
bari akongera akabahamagara bazaza bayobore no kugira ngo babemeze bababwire ngo dore igihe uri atari aha ngaha uyu ni ubuhari, uyu ni ubuhari. Nicyo rero nicyo yarimo nicyo bashaka kugaragaza nizo cyane cyane optics. Icya gatatu nibire yavuga ngo ngewe ntago njya mbapeti ngo reka ngo mbabwire ngo ibyo bintu by'abana banjye ngo bamwe bavuga ngo uzansimbura abandi ni abasirikare undi ni umucuruzi. Bariya bose bari hariya nabo bafite abana babo bose bo batekereza iki? Ibya bintu byavuga ngo ngewe nkora ibyo nshaka nkavuga ibyo nshaka. Noneho mu kuvuga ngo n'abana babo bo bakora ibyo bashaka, yenda ubwo bazavuga n'ibyo bashaka. Uwamubaza se ko abana babo barashatse kujya mu gisirikare bakaba bari muri izo ngabo, harya umuhungu wa Rwigema we ntabwo yaba yarabishatse? Umuhungu wa Fred Rwigema ntiyaba yarashatse kujya muri izo ngabo? None se yarabibonye wese ntiyabishatse? Ise umuhungu wa Leti Chris Bunyenyezi ntiyaba yifuje kugira ngo nawe ajye muri izo ngabo? None se yarabibonye? Kuki w'abana bawe ibyo bifuza babibona abandi bana batabibona? Ibyo rero byari kugira ngo urubyiruko rwumve ko abana be bari hejuru y'abandi bana b'abandi. Ibyo bifuza mu gihugu bagikora nk'uko se ibyo ashaka yabikora, nabo ibyo bifuza ko baba byo mu Rwanda byabageraho. Kuko muzarebe n'abana aho bakorera za kadeti se abandi bana b'abandi bazikorera, abandi bana bajyaga ko bajya mu Bwongereza. Ibyo ni ukugaragara ngo ikintu cyo kugira ngo ukuriyetinga ikintu cyitwa superiority, habeho superiority y'umugore we ushobora kumusimbura akamara iminsi 2 yafashe igihugu ari ukiyobora, na superiority y'abana be bazagira mu gisirikare n'undi uzagira muri leta no mu bucuruzi. Mbese kwerekana ngo inzego zose z'igihugu ziri mu maboko y'umuryango wanjye, kandi murabibona. Dore umugore wanjye abayoboye iminsi 2, ejo umukobwa nawe ari muri politiki, undi muri business azabayobora, aba nabo bazabafatira mu gisirikare. Ni biriya byo kwemeza abantu. Ikindi Rusagara nabonye hariya no muntu gushaka kwigira philosophy ko mu bintu adasobanukiwe neza. Burya igihe utazi ikintu yenda biba neza no kukihorera, ntujye no kwiyandarika uvuga gusa. Kuko nagiye kubona muri speech icyatangiye no gutangira kuvuga amazina y'abantu. Amazina y'abantu bayaca amazi. Uri umuntu ufite imyaka 60, ufite imyaka 50, iso yarakwise izina, wowe ubuze impamvu yari kwisi kuko waraganiriye n'ababyeyi bawe. Ntabwo rero ngewe uturutse kantarange ari ngewe wajya kujya kujora no kuvuga amazina y'abandi bantu. Nawe afite irye icyo bari mwitiye, yarakwiye ko aragisobanuye hari impamvu bamwise ririya, ntibamwite aya mazina y'abandi. Amazina y'abantu rero buriya ashingira ku bintu byinshi. Umuntu ashobora kwita izina umwana we bishingiye kuri emotion umwana we yavukiyeho, emotion y'icyo gihe. Ashobora kumwita izina bishingiye ku miryango abantu bavukamo. Ashobora kwita umwana izina igihe umuryango we cyangwa n'igihugu ibihe birimo. Abo twita abantambara n'ikibwo n'intambara nyine cyangwa bakabita gutyo. Ariko we ni waturuka hariya hanze ushaye kujya kuvuga ko umubyeyi wa runaka w'imyaka 60 agomba kuba agira ubwenge buke cyangwa intege nkeya, akita umwana we amazina runaka, maze ukaza ukajora amazina y'abantu bakuru bamwe banakuruta n'imyaka, maze asigaye abantu bagakoma amashyi. Kirero cyari iki? Nibyo kugaragaza ko yasuzugura abantu akarenza kandi ntagire umusubiza, ngo bavuge bati ariko yenda izina ryanjye risobanuye iki ngiki. Abo yavugaga tingere nte unda kubika umutwe.
yakahagurutsa akamubwira yes I'm proud kuba nitwa Ngirente kandi byabaye kubera impamvu iyi n'iyi kandi ndabikunda nanabyemera. Kuko umuntu w'umugabo kujya kugenda agafata undi agashaka kumushyira hasi undi akubika umutwe, biriya ni ibintu byo kugira ngo abanyarwanda bemere ngo njyewe mvuga ibyo nshaka, nkora ibyo nshaka, no kuza nkabajya hejuru nkabita ibyo jyewe nitekerereza. Ariko ikindi cyanantangaje ni ukuntu bagiye mu bintu by'amadini, kuba abanyarwanda mbese bashobora guhangana, bashobora kugira gute kubera ko bishwe n'amadini. Biriya kandi ubwo yamagaye n'abanyamadini. Yenda njyewe nshobora kuba ntajya gusenga cyane, ariko jyewe abantu bajya gusenga ndabemera kubera yuko baba bafite impamvu zabo. Nabayeho no muri seminari imyaka 5. Igihe uvuze ibintu byo gusenga cyangwa ibintu byo kwemera aho bishingiye, igihe wagiraga ukumva urabyemera. Abantu rero kiliziya cyangwa kwemera bigira icyo bifasha abantu nabyo mu buryo bwa emotion. Ushobora kuvuga ngo yarwaye cyangwa yagize ibyago akajya muri kiliziya, aho niho akura cya kintu kimufasha mu mutima we. Wowe ntiwaturuka hariya wowe utabijyamo none utangire kujya kubijora no kubyita ubusa. Icya kabiri, hariya muri aho abantu basengera niho bahurira ubwabo bakumvikana, bakajya no kubafatanya bakubaka imiryango yabo, umuryango nyarwanda, umuryango wo kwemera, abantu bakemera. Tekereza rero umuntu guhaguruka akajya hariya gusa agatangira kwereka abantu, abasenga, abemera, mbese ko nta bwenge, nta gutekereza, nta gushobora guhangana. Muri iki gihe, muri ibihe tugezemo, ariko na mbere hose, ikintu cyo guhangana sinzi Kagame icyo acyumvamo. Ngo guhangana ni ururimi rw'abantu bo ku muhanda, ntabwo aho isi igeze abantu bakijya mu bintu byo guhangana. Abantu bagira ibintu byo kumvikana no kuganira. Mu bihugu bimwe umuntu yenda uhangana we nyine bamubona nk'umunyamusozi. Ntabwo umuntu waba uri umuntu w'umugabo ukabwira abantu kuki mudahangana. Muhangana si kubera iki, mushobora kuganira kandi mushobora kumvikana mwese muri abantu basobanukiwe cyangwa bazi ubwenge. Umuntu uhangana niwe uba ufite ubumenyi buke, kuko buriya guhangana biroroshye nko gufata imbunda ukarasa umuntu. Ushobora gufata imbunda ukamurasa umuntu nta nubwo umuntu ushobora kugera n'isekondi imwe ntigera. Ariko kwicarana n'umuntu kugira ngo muganire, mwumvikane yenda ku kintu mutumvikanaho, bishobora kuba bigusaba ingufu zirenze. Maze guhaguruka ngo twahangana, ngo turahangana, buriya ni ubushobozi buke. Abantu bagira ubushobozi buke nibo bakunda guhangana. Ariko umuntu usobanukiwe, ufite ubushobozi, uzi kumva, agerageza kumva abandi bantu. Ariko rero igihe babwira ngo mugomba guhangana, ko yahanganye na Uganda, agahangana na Congo, agahangana n'u Burundi, agahangana n'Ababiligi, agahangana n'Abafaransa, ubu ibyo byose yabikuyemo iki? Uretse bariya abana b'Abanyarwanda yenda barimo kugwa muri Congo n'abantu bagenda bamuha urw'amenyo. Buriya avuga kuriya amagambo ameze kuriya, akibwira ngo abantu bamutinye. Biriya ntabwo bashobora gutera umuntu gutinya. Rero biriya bituma umuntu yisuzuguza, ababibona bakabona barabisuzuguye. Rusagara rero yenda ntarajya mu byavuzwe byose, ibyo icya mbere ni izo optics, ariyo yenda point ya mbere. Uguraza kumbaza ibindi. Optics icya mbere cyari kugira ngo abanyarwanda bamenye ngo dore abayobozi banyu uko bakurikirana ni gutya. Ni Perezida Kagame niwe perezida wanyu, igihe adahari umwungirije n'uyu nguyu. Nuko rero mukwiye kumufata
aho rero niho nyakubahwa first lady itarangiriraga, uhagurutse wese nyakubahwa first lady, nyakubahwa first lady. Iminsi ibiri ndibwira ko byari kuri weekend ahari, ngo ufite umwana yagomba kujyana ahantu kujya gukina n'abandi bana, ubwo ntiyagiyeyo. Nyine wagomba kujya gusenga, ubwo ntiyagiyeyo. Ufite umurwayi ntiyagiye kumusura ku bitaro. Ushaka kujya gusura umuvandimwe ahantu runaka byahagaze. Wari ufite ubukwe ntiyabugiyemo kuko first lady mbese yahamagaye abantu. Ibyo rero nibaga tugaragariza icyo bashaka kutugaragariza, ngo uyu niba adahari muzajye mureba uyu nguyu, kandi nazaba adahari mbabwiye n'abandi, bamwe baraha abandi baraha abandi baraha, muzamenye ko ari abo ngabo. Iriya nama rero icyo yari igamije cyane ni ukwemeza abanyarwanda, kubemeza dore abayobozi banyu naba. Urakoze Rusagara. Urakoze cyane Jean Kayumba. Hari abanyandikiye mu gikari hano bambwa ko bifuza kumva icyo utekereza ku gisubizo n'ikibazo Kagame yabajije abategetsi batandukanye, ariko barifuza muri gande. Muri gande nk'uko nari nabivuze, baravuga ko abanyandikiye bavuga ko bimaze kuba inshuro ebyiri mu mwaka w'ibihumbi 2000 igihe Kagame yari ahagararanye na Murigande mu nteko ishinga amategeko bashakamo wa perezida wo gukomeza inzibacyuho. Kagame amaze gutorwa, Murigande yamubwiye ko agiye kuyobora abanyarwanda, ariko ko Imana izayimubaza, agomba kubayobora neza, ko igihe atazabikora neza Imana izayimubaza. Nyuma yaho Murigande ntago yagize yongera kugaragara cyane, n'ibindi bibazo yagiye ahura nabyo abantu barabimenye. Ariko ejo nanone yongeye kubona uburyo muri Unity Club, muri ya nama ejo bundi, Kagame amubaza igituma ibihugu bya Afurika byasigaye inyuma, ndetse harimo n'u Rwanda. Aramubwira ati n'abayobozi b'ibisambo barya bonyine kandi bakanarya bakamaramaza ntihagire uwo basigira. Abenshi rero bumvikanye bashima Murigande, bavuga ko yabwiye Kagame ko rwose ari we yavugaga. Abandi bamwe nabo bakavuga ati ariko ati wenda sinako yarakwiye kubivuga. Abadukurikiye barumva bifuza kumva icyo utekereza, kuko nawe wumvise ikibazo cya Kagame kandi wumvise igisubizo cya Murigande. Wowe wabyumvise gute? Murigande turaziranye cyane. Mbere aha ngaha ibintu byanyanditseho, ariko uyu munsi ntabwo aribyo ndibivuge. N'igihe ikindi gihe nabyo zageze igihe tubiganire. Murigande turaziranye cyane ku buryo niga mu Bwongereza igeze kugenda ibirometero hafi 250 aza kunsura muri college aho narindi, azana na inyuma. Murigande ni umuntu w'umukirisitu cyane, ubundi wakishaga mu kuri. Ikibazo yamubajije Murigande yamuhaye igisubizo mu Cyongereza, navuga ngo it was a cunning answer. Cunning ngira nko mu Kinyarwanda nabyitiranya nk'amayeri. Yamuhaye igisubizo cy'amayeri. Amubwira abayobozi b'ibisambo, kandi Murigande ntabwo nibwira ko ashaka kuvuga abayobozi b'ibisambo b'Abanyafurika. Ngira ngo yashaka kuvuga abayobozi b'ibisambo bari bamuhagaze imbere. Uriya rero ajya kuzaba ibintu bya fake Pan-Africanism, aho kugira ngo abayobozi bari yahamagaye bari abanyarwanda bonyine. Yashaka kuvuga ibintu bya Pan-Africanism, aba yahamagaye n'Abanya-Uganda n'Abasudani n'Aba-Egyptians bakaza kuganira ikibazo cy'Abanyafurika. Ariko hariya bari bari abanyarwanda. Ubwo none ikibazo u Rwanda rufite ni ikihe? Kandi aramubwira ati ni abayobozi b'ibisambo barya ntibagira aho basigira. Niko bayavugaga. Inekaningi we n'abari bamuhagaze imbere, ni uwo mugore wari wamutumiye n'umugabo we. Murigande ntabwo ayobewe.
ko mu Rwanda buriya bije ya State House ntabwo ijya yandikwa. Ushobora kuba nibeshya, hano hari abantu benshi kandi bamwe basobanukiwe ibintu byinshi kundusha, bagomba kuba basobanukiwe na bije yo mu Rwanda. Muzajyemwo nimubonamwo bije yo mu Rwanda aho yanditse amafaranga akorwa ajyamo muri bije y'u Rwanda, muzabinyereke, ubwo noneho nanjye nzamenya uko biteye. None urete ikintu cya cryptocurrency, ikintu cyo kwiba, wafata gute amafaranga ya leta ukayatwara ahantu atandikwa, ahandi hose yandikwa? Ukamenya none amafaranga azakora imihanda, azakora amateme, ukamenya amafaranga agomba kujya mu mashuri, agomba kujya mu ivuriro, naho amafaranga yo Kagame arya n'umuryango we ayo ntiyandikwe. Ubwo ni ubujura. Nibyo Murigande yavugaga ati abarya ntibagire icyo basigira abandi. Nuko azi neza nyine ko bo ngabo barya, bakarya noneho n'ibitaribwa kandi bakarya ibya mirenge. Murigande se yarayobewe ko Kagame agira indege nke? Mu Rwanda no gutunga igare abenshi byarabananiye, ntibishoboka, ariko Kagame agatunga indege nke. Ibyo nibyo Murigande yavugaga. Igihugu nk'u Rwanda, perezida atunga indege nke gute? Ku mafaranga angahe? Bigenda gute? Nuwo yavugaga. Ikindi, Murigande ntabwo ayobewe impfu z'Abanyarwanda, z'abana barimo kugwa muri Kongo. None se bagwa muri Kongo bagiye gukora iki? Bagiye gushaka iki? Murigande se niwe ayoboye ko aba FDLR, abo bita FDLR 90% baba mu Rwanda? Abazi ko ayoboye ko u Rwanda barurega buri mwaka umusubirizo bavuga ko biba mu by'agaciro? Arabizi. Ubwo bujura Murigande yavugaga. Ariko rero buriya hari ubwo abantu baranegwa kumva, kandi hari ubwo umuntu aba atitonze, cyane cyane igihe umuntu aba yiyumva cyane, akumva ko bakubwira aho kugira ngo wumve neza, ugashaka kubyitirira abantu, ugashakisha deflection na deceit. Kuko cyo baganiraga n'ibibazo, bari bakwiye kuganira ibibazo by'u Rwanda, ntabwo baganiraga ibibazo bya Egypt cyangwa ibibazo bya Somalia, kuko ntabwo ibihugu byose bihuje n'imibereho, kandi bariya bose niyo bavuga yenda ngo ikibazo kiri muri Nigeria, mu Rwanda ntabwo wagihindura. Ibyo baganiraga rero n'iby'Abanyarwanda. Murigande rero aba yabwiraga nibariya bari bamwicaye imbere. Usagara rero buriya corruption ya mbere yo hejuru ikomeye cyane ni political corruption. Yibonye igihugu, when you see an autocracy, aho noneho umuntu ashobora kugenda akiba amajwi y'abaturage, ukiha 99.8%. Nimuve kuri ariya mafaranga ushobora kuvuga ngo umuntu ngo hibye amafaranga ngo y'abantu bo mu birayi.